Hello ladies and gentlemen, how are you doing? Reka nizere ko meze neza cyane, nizere ko muri amahoro, nizere ko muri gushima Imana, ababyeyi, abanyeshuri, abayobozi b'amashuri ndetse n'abarimu, abantu mwese mukurikira ishene yacu ya Storm Digital Empire, by'umwihariko abashaka kumenya amakuru ajyanye n'uburezi bw'u Rwanda, tubinyuze mu gace ka ST Career Connect. Mwese turabashuje cyane kandi tubaye ikaze muri iki kiganiro kabisa kiri special, kubera ko ntabwo gisanzwe, kubera ko tugiye kuba twasobanura ibisabwa byose cyangwa se ibibazo byinshi abanyeshuri, ababyeyi ndetse n'abantu bose nemvuze ya ruguru bajye bibaza ku bijyanye n'amanota y'ikizamini cya leta, kugira ngo tuze gusobanukirwa. Hanyuma rero turi kuri Instagram ya Nesa, ni official, niyo banyuzaho amatangazo yabo ndetse n'ibindi bikorwa byabo kuri Instagram ya niho babinyuza. Hanyuma nitwa Shema Pacifique, iyi ni Storm Digital Empire. Hanyuma rero tugiye kuba turebera hano ni dokima kabisa nyinshi hano mfite ziriho ibibazo n'ibisubizo Nesa igiye itanga ku bijyanye n'ikizamini cya leta kabisa, byose turakugenda tubinyuraho. Hanyuma kandi utu dokima twose ndibuze kuba natubasharinga muri WhatsApp group yacu, niho amakuru menshi aba ari kabisa. Hanyuma rero unyandikiye kuri nimero uri kubona kuri screen, hanyuma kandi ushobora no kuyireba muri description, nkahita ngushyira muri WhatsApp group kugira ngo ujye ubasha kumenya amakuru meza nkaya. Ngo kazi rero, nitwa Shema Pacifique. Reka duhere ku kadokima ka mbere. Ahangaha ngira ngo mukabona kuri screen agashyizeho okay. Kuri iyi dokima ya mbere ikibazo kiriho kiragira kiti umukandida abigenza ate kugira ngo amenye amanota ye. Icyo ni ikibazo cya mbere Nesa yashubije hano kuri iyi post yashyizeho kabisa ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2025. Hanyuma igisubizo yagitanzeho cyangwa se igisubizo yatanze kuri iki kibazo ni iki ngiki muri kubonaho. Usura website ya Nesa www.nesa.gov.rw, hanyuma ukabasha kuba wareba amanota. Sorry kuri iyi step, kubera ko isaba pratique cyane, isaba bivuga tunabikora kugira ngo abantu babimenye. Niyo mpamvu nzategura video yayo nyine nkwereka uburyo wareba amanota step by step, intambwe ku yindi kugeza uyabonye. Byose nzagenda mbikora muri video zitaha kugira ngo mubisobanukirwe. Ikibazo cya mbere. Hanyuma ikibazo cya kabiri ni kigira kiti ese ko hatangazwa amanota umukandida agize ku ijana, ibyo twita percentage, kuki hakigaragara ibyiciro by'imitsindire, ibyo twita grades kuri buri somo? Icyo ni ikindi kibazo abantu benshi bakunda kwibaza. Hanyuma igisubizo Nesa yagitanzeho hano yaravuze iti amanota y'ibizamini bya leta yatangajwe amanota y'ibizamini bya leta yatangajwe hagaragazwa ayo mukandida yagize ku ijana, ibyo twita percentage, kugira ngo buri mukandida amenye amanota nyirizina yagize muri ibyo bizamini. Urumva specific purpose cyangwa se intego baba bafite impamvu bashyira ku ijana bakagaragaza ni ukugira ngo abanyeshuri babengira ngo barizi ko mbere yabaga hishe utari kumenya ngo wagize angahe ku ijana, ariko uyu mwaka barabikosoye. Hanyuma kandi ibyiciro by'imitsindire cyangwa se bita grade bikoreshwa kuri buri somo nk'uko biteganywa n'integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi, icyo twita CBC. Hanyuma ubwo ni yigishwa mu mashuri y'u Rwanda. Indi mpamvu nuko ibyo byiciro byoroshye kubigereranya n'ibikoreshwa mu bindi bihugu mu igereranya ry'impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi zikoreshwa ku rwego mpuzamahanga bizwi nka equivalence. Iyi equivalence kabisa nayo ni dokima y'ingenzi nzayibasobanurira mu video ataha. Hanyuma kandi ubwo iyo ni dokima ya mbere cyangwa se page ya mbere. Hanyuma page ya kabiri. Kuri page ya kabiri ikindi kibazo kiragira kiti ni irihe nota umukandida wakoze ikizamini cya leta gisoza icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye agomba kubona kugira ngo ahabwe impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi ku biga TVET schools. Ikisubizo hangaha babishubije mu bisubizo bigera kuri 2 cya mbere. Bavuga bati kugira ngo umukandida wakoze ikizamini cya leta gisoza icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye abone impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi, agomba kuba afite nibura amanota mbumbe 50%. Ibyo birasobanutse. Hanyuma umukandida wese ufite munsi yayo manota abagize gute aba atsinzwe. Urumva? Hanyuma barongera bavuga bati ku kizamini
ku kizamini ngiro ku bizamini ngiro by'amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro ndetse n'ay'inyigisho mbonezamwuga umukandida utagize amanota 70% nta mpamyabushobozi agira gute ahabwa. Urumva ubwo bishatse gusobanura ko ku banyeshuri biga ibijyanye n'ubumenyingiro udashobora guhabwa impamyabushobozi utagize gute udafite amanota 70%. Iki kirasobanutse. Hanyuma ikibazo cya kane kuri page ya kabiri kiragira kiti ku bizamini by'amasomo y'ingenzi core subject cyangwa se amasomo y'ingenzi nk'uko namaze kubabwira n'amasomo rusange subsidiary subjects umukandida agomba kugira nibura amanota 50 muri icyo kizamini kugira ngo abe yagize gute yagitsinze. Ibyo birasobanutse. Hanyuma ku bizamini ngiro by'amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro bwo nibyo twita pratique ndetse n'ayinyigisho mbonezamwuga practical examination nk'uko namaze kubibwira umukandida agomba kugira nibura amanota 70% muri icyo kizamini kugira ngo abe yagitsinze. Hanyuma twagiye kuri page ikurikiyeho. Indi page ifite ikibazo cya gatanu gusa kirabaza kiti gushyira amanota ku byiciro by'imitsindire bikorwa biti. Ibi ngibi nibyo ngiye gusobanura hano. Amanota ashyirwa mu byiciro by'uburyo bukurikira cyangwa se mu buryo bukurikira. Urumva amanota y'ibanze umukandida yagize ku ijana ahabwa icyiciro gihagarariwe n'inyuguti ya buri somo kuri buri somo. Urumva gushyira mu byiciro amanota ya buri somo ry'ingenzi ibyo twita core subjects hashingirwa ku manota ari ku ijana ahagarariwe n'inyuguti ya A B C D E S na F zerekana urwego rw'imitsindire rw'umukandida muri buri somo. Iki kirasobanutse cyane. Hanyuma kandi ngira ngo mbabwire cyangwa se mbibutse ko icyo utari buze ko wasobanukirwa uranyandikira kuri WhatsApp kuri nimero ikora kuri screen ku gice cyo hasi ibumoso hanyuma ukimbaze ngo usobanure neza cyane. Hanyuma kandi twakomeje barongera bakavuga bati gushyira mu byiciro amanota ku masomo rusange subsidiary subjects hashingirwa ku manota ari ku ijana aho uwaritsinze ahabwa inyuguti ya S naho uwaritsinzwe agahabwa inyuguti ya F. Alright, birasobanutse hano. Hanyuma kuri page ya kane barerekana kabisa uburyo n'ubundi bigenda kugira ngo ni ibihe bipimo ngenderwaho bigena imbizi z'amanota mu bizamini bya leta. Ibyo byiciro kabisa ngira ngo uri kubibona hano ngira ndabashyira kuri screen ndetse ndayishyira muri WhatsApp byose muri bisobanukirwa twihuta cyane ahubwo tugiye kuri page yindi ahangaha. Yes, twagiye kuri page ikurikiyeho ni page ya 8. Kuri page ya 8 hari ikibazo cya 11 kivuga ngo ese umukandida utishimiye amanota yabonye ashobora gusobanuza ate. Hanyuma bagitanze igisubizo kigira kiti yego umukandida utishimiye amanota yabonye ashobora gusobanuza kuri NESA hifashishijwe umurongo wa telefone utishyurwa ariwo 9070. Icyo ni kindi kibazo, right? Hanyuma ikibazo cya 12 hano kirabaza kiti ese umukandida utishimiye amanota yabonye ushaka ko NESA yongera gusuzuma amanota ye abigenza ate. Ikibazo gikunda kwibazwa n'abantu benshi cyane. Hanyuma igisubizo bagitanze ni iki ngiki. Baravuze bati umunyeshuri utishimiye amanota yabonye yegera umuyobozi w'ikigo cy'amashuri yiyandikishirijemo kugira gukora ikizamini cya leta. Iyo ni intambwe ya mbere. Hanyuma kandi umukandida wigenga cyangwa se umuganda wigenga cyangwa se bo twita abakandida privé cyangwa se private candidates utishimiye amanota yagize mu bizamini bya leta asaba ko NESA yongera gusuzuma amanota ye abinyujije ku rubuga rwa asaba ko NESA yongera gusuzuma amanota ye abinyujije ku rubuga rwa SDMS. Izi ntambwe uzagira ikibazo azanyandikire kabisa mite mbibasobanurira muri video iri single, right? Hanyuma iki barongera bakavuga bati kandi gusaba kongera gusuzuma amanota bikorwa mu gihe kitarenze iminsi 30 uhereye igihe amanota yagize gute yatangajwe. Nyuma y'icyo gihe nta busabe bushobora gutangwa kuko systeme ibigize gute iba yafunzwe. Hanyuma kandi barongera bakavuga bati nta mukandida cyangwa se umubyeyi wemerewe kuza ku biro bya NESA gusaba ko NESA agira gute yakongera gusuzuma amanota y'umwana we cyangwa se amanota muri rusange. Kujya kuri NESA ntabwo byemewe, hari uburyo bikora cyangwa se bikorwa. Twagiye
Twagiye kuri page ya 7 ku kibazo, hariho ikibazo cya 9 bagiye babicurikiranya. Hariho ikibazo cya 9 kibaza kiti amanota ari ku mafishi agera agera te muri system atanga. Tugisubire hano gato, baravuga ngo amanota ari ku mafishi agera te muri systeme atangarizwamo. Icyo ni ikibazo. Hanyuma gitanze igisubizo kigira kiti iyo amanota amaze kwandikwa mu mafishi ashyikirizwa abakandida muri systeme isomo kurindi hifashishijwe mudasobwa. Amanota yanditswe muri systeme yongera kugenzurwa n'irindi tsinda ridafite aho rihuriye n'abayanditse cyangwa se n'iryanditse, hagereranwa yanditse muri systeme n'ayanditse ku mafishi. Ibyo bikorwa hagamijwe gutahura ahaba hari ikosa kugira ngo rikosorwe. Iyo hari ikosa rigaragaye bigaragazwa ku mafishi kandi uribonye akabisinyira iryo kosa rikosorwa n'irindi tsinda ritandukanye n'iryanditse amanota ndetse n'iryayagenzuye. Birumvikana hano neza cyane uvuga ngo hari amatsinda atatu hano. Itsinda rya mbere rishyiramo amafishi muri system, itsinda rya kabiri rikagenzura amanota. Hanyuma iyo ikosa rigaragaye ribonywe n'iryo tsinda rya kabiri kugenzura, bararigaragaza hanyuma uribonye akarisinyira, agasinya ko aribonye kugira ngo ni case nagira ikibazo kiba bizamugarukeho, right? Hanyuma yamara ko yarisinyira, hakaba ari indi tsinda rya gatatu ribashinzwe kugira gute gukosora cyangwa se gufixinga amakosa agiye agaragara yagenzuwe n'itsinda rya kabiri. Aho birasobanutse cyane. Hanyuma kandi kuri page ya 7 hariho ikibazo cya 10 kibaza kiti ese umukandida ashobora gusaba gukosoza imyirondoro nyuma y'itangazwa ry'amanota y'ibizamini bya leta? Bahitanyizo igisubizo kigira kiti yego, umukandida ashobora gusaba gukosoza imyirondoro nyuma y'itangazwa ry'amanota y'ibizamini bya leta iyo idahuye n'iri ku ndangamuntu abicishije muri system ya SDMS cyangwa se Student Digital Management System, Student Data Management System itangirwaho cyangwa se itangarizwaho amanota. Umukandida ufite ikibazo kijyanye n'imyirondoro asaba kuyikosoza anyuze muri system ya SDMS yifashishijwe link ikurikira. Ni link iri hano kabisa, ndibuze kuba nayitanga muri WhatsApp group. Hanyuma kandi ushobora no kunyandikira nkayiguha inbox. Hanyuma kandi ni ibyo ngibyo hano kuri iyi page ya 7 twita cyane. Hano hari page ya 6 iriho ikibazo kigira kiti ese uburyo bw'ibizamini bya leta bikosorwamo burizewe? Cyo kibazo abantu benshi bajya kunda kwibaza akavuga ati ese ntago twaba turenganya. Dore igisubizo bagitanze, baravuze bati yego, uburyo ibizamini bya leta bikosorwa burizeye kuko kubikosora bikorwa hifashishijwe uburyo bwa gihanga bunakoreshwa mu bindi bihugu byateye imbere bwitwa conveyor belt marking system. Ubwo bita conveyor belt marking system bwatangiye gukoreshwa mu Rwanda mu mwaka wa 2008. Uburyo bwashyizweho mu rwego rwo kwirinda amakosa yashoboraga gukorwa mu gihe cy'ikosoro, aho ikayi yakosorwaga n'umwarimu umwe. Muri ubwo buryo bwa conveyor belt marking system ikayikosorwa n'abarimu bari hagati ya 5 na 7 babyumvise binararibonye kandi binyangamugayo bigisha isomo agira gute bakosora. Urumva ko baba bizi neza cyane. Mu gihe ikayi mukandida ikosorwa umwirondoro we ubuhishe kugira ngo ukosora atamumenya. Iyo gukosora birangiye, irindi tsinda ry'abagenzura cyangwa se abacheckers bari hagati ya 2 na 3 kuri buri ikaye basuzuma ko ibibazo byose byakosowe, ko amanota atari ku ikaye y'ibizamini ari ko amanota ari ku ikaye y'ibizamini ariyo yanditswe ahagenewe, sibyo? Hanyuma kandi bakareba ko ateganyijwe neza kandi bagafungura imyirondoro y'abakandida, hanyuma bakandika amanota mu mafishi yabugenewe. Ibyo rero bituma amanota y'abakandida babonye abafitiwe icyizere, right? Hanyuma twihuta cyane tujye kuri page ya 5, right? Kuri page ya 5 hari ikibazo cya 7 kigira kiti ni gute amanota mbumbe ku ijana abarwa? Twihuta cyane.
ni ukuvuga ngo amanota mbumbe ku ijana abarwa hashingiwe ku bintu bikurikira: amanota umukandida yabonye ku ijana muri buri somo, hanyuma kandi agaciro ka buri somo kagenwa hashingiwe ku masaha iryo somo ryigishwa mu cyumweru mu cyiciro cyose, naho mu mashuri yisumbuye ya tekinike aho agaciro kagenwa n'umubare w'amasaha yagenwe kuri buri mbumbanyigice cyangwa se credits. Amanota mbumbe ku ijana cyangwa se weight percentage abarwa ku buryo bukurikira. Hanyuma ngira ngo aka ga page muri kukabona, wagashaka nyandikira kuri nimero iri ku gice cyo hasi ibumoso nkakamuha kuri WhatsApp, cyangwa se ndagashyira no muri groupe WhatsApp yacu kabashe kugaragara neza cyane. Twagiye kuri page ikurikiraho. Yes, twagiye kuri page ikurikiraho, ni page ya 11. Hari ikibazo kigira giti: ni ryari nizitangaza ibyavuye mu kongera gusuzuma amanota y'umukandida wabisabye. Ubwo ni nyuma yuko umukandida runaka yarekaramye. Nese menyesha umukandida bireba igisubizo ku busabe bwe hifashishijwe ubutumwa bugufi bunyuzwe kuri telefone cyangwa se SMS mu gihe kitarenze iminsi 60 cyangwa ni iminsi 30 ubwo n'amezi abiri. Hanyuma itangira kubarwa ku minsi yakiriyeho ubujurire bw'abakandida. Hanyuma ku kibazo cya 18 handitse ngo ese umukandida wasabye ko amanota ye yongera gusuzumwa yahabwa igisubizo na NESA yahabwa igisubizo na NESA akumva kitamunyuza bigenda bite? Iki ni ikindi kibazo. Hanyuma baramushubije bati uwo mukandida nta kindi yakorerwa kirenze gusobanurirwa byagaragajwe n'igenzura. Igisubizo hawe na NESA nyuma yo kongera kugenzura ibintu byose nicyo kiba ari cya nyuma. Urumva ko biba bigize bite birangiye. Twagiye kuri page ya 10 handitse ngo ni ikibazo cya 15 handitse ngo ese iyo NESA yakiriye ubusabe bwo kongera gusuzuma amanota y'umukandida ibigenza ite? Iyo NESA imaze kwakira ubusabe bujyanye n'amanota ishyiraho itsinda rishinzwe kugenzura ubwo busabe. Mu gihe isanze budafite ishingiro imenyesha umukandida bireba hifashishijwe ubutumwa bugufi bunyuzwa kuri telefone SMS ko nta shingiro bufite. Ibyo bigakorwa mu minsi itarenze 30 ibarwa uhereye ku munsi ubusabe bwakiriweho. Right? Hanyuma ku kibazo cya 16 handitse ngo ese umukandida wasabye ko amanota ye yongera gusuzumwa yemerewe kugera aho bikorerwa? Oya. Mu gihe itsinda ryashyizweho na NESA riri mu bikorwa byo gusuzuma ubusabe bw'umukandida, umukandida ntiyemerewe kugera aho icyo gikorwa kiri kubera. Iki ni ikibazo cya 16. Twagiye kuri page ya nyuma iri hano kuri Instagram, ni post imazeho ibyumweru bigera kuri 49 kubera ko bayishyize ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 umwaka ushize. Urumva ko igiye kumaraho umwaka bisa. Byari nyuma yuko n'ubundi amanota y'ibizamini atangajwe nyuma yayo. Hanyuma kandi ubwo nibazo turi kugenda by'umwaka ushize kugira ngo tubashe gusubiza abanyeshuri ku byibaza muri uyu mwaka bategereje amanota yabo abura amasaha cyane kugira ngo asohoke. Hanyuma kandi kuri page rero ibibazo bibiri cya 13 n'icya 14 handitse ngo ikibazo cya 13 ni ze nshingano z'umuyobozi w'ikigo cy'amashuri mu bijyanye no gusaba NESA kongera gusuzuma amanota y'umukandida. Baramushubije bati ku bijyanye no gusaba NESA kongera gusuzuma amanota y'umukandida, umuyobozi w'ikigo yakira ibibazo byatanzwe n'abakandida biyandikishije ku kigo cy'amashuri ayobora, akabisesengura yitonze kugira ngo amenye ishingiro ryabyo, hanyuma agashyikiriza NESA ubusabe bwose bufite ishingiro binyuze kuri system ya SDMS. Urumva aha bimusaba kubanza kwinjiramo nk'umuyobozi w'ishuri. Ibyo birasobanutse cyane ku bayobozi b'amashuri. Hanyuma kandi ikibazo cya 14 ari nacyo cya nyuma hano kirabaza kiti ni izihe mpamvu zituma gusaba ko amanota y'umukandida yongera gusuzumwa na NESA binyuzwa ku buyobozi bw'ishuri? Niye mpamvu? Baramushubije bati gusaba ko amanota y'umukandida yongera gusuzumwa na NESA binyuzwa ku muyobozi w'ishuri kuko ari we uba yarakurikiranye imyigire y'umukandida, bityo akaba ari we uzi neza ubushobozi bwe niba
nawe ashobora kumenya neza niba amanota yabonye ajyanye n'uko yari asanzwe atsinda mu masuzuma anyuranye akorerwa ku rwego rw'ishuri. Ibyo rero bituma ari we uri mu mwanya mwiza wo gusuzuma niba amanota y'umukandida akwiriye kongera gusuzumwa. Hanyuma rero reka dusoze ahangaha, turaza muri video itadusobanura ibindi birimo n'uko ushobora kuba wareba amanota. Kandi kuri subscribe kandi utwandikiye kuri nimero uri kubona ku gice cyo hasi ibumoso ni 079 337 kugira ngo tugushyire muri WhatsApp group yacu ujye bashobora amakuru meza. Nitwa Shema Pacifique, iyi ni Storm Digital Empire. Ndagushimiye cyane twabanye, ciao.